Sabe ndashaka kungira inama. Ngira muteze amatwi. Urabona igihe giciye nkuze Valence adahari. Yego. Sinzi nimba yarapfuye. Nakubambwira umunsi umwe uramugara ngo yarapfuye andite baramufunze undi byagenze. None sinzi kiri kuri n'ikitarukuri. Ariko ngo Diego arashaka ko dukundana. Ngo iki bavukana? Nurabona mbere n'ubundi yashakaga kungenda yagendagaho ashaka ko dukundana nkamukatira kansobanurira nkazimwe kuko nakundanaga na murumuna we. Ariko si uyu munsi Valence nawe sinzi ahari simuvugisha ntanyandikira ntibigenda gute. Rero uramuhungu ngashaka kuntereta ngashaka ko dukundana njye nawe gusa sinzi icyo gukora rero. Nose basi mwiyumvamo. Simwiyumvamo wenda rero habe nagakepe kuko n'ubundi biraho niko kundi uvuga ati wenda kangerageza umuntu wenda bizagenda biza nta wamenya. Ko kabije guceceka cyane ko hari ibintu ndi kubona bitarimo kugenda neza cyatekereza se bya bindi gusa umeze ute ko mbona uri ahantu kure si ibyo nakubwiraga wabyumvaga byibuze meze biti akoti ubu neza Valence araguze burundu nyumvira si ibyo ndimo nkubwira umaze kubyumva reka maze nkubwire ubone kunzanira ibya Valence ukugiye gutangira umbwire ngo yarakunaniye niba ntekereza ati biramutse wenda bigenze neza hari umushinga nari mfite nako ntago ari umushinga nawe igitekerezo urabona nyine kurikiya inonzo turimo imeze bitewe n'igihe tugezemo cyangwa iterambere dufite ejo hazaza ni ryiza twakongera tukubaka indi nzu tuzabamo nshyashya nyine iyi tukayiha abapangaye niba wumva byaba ari sawa wambwira ko njye nako business irimo iragenda neza inzu abapangaye ya sinzi umwana wajya cyangwa yarapfuye sinzi niba afunze ariko tumizi wowe ibiremo by'amazu n'abapangaye wowe mwana wowe uzi uko igisa kimera uzwi ko kwita bimera uratwite se utangiye kunyubaha ukabena ku kageni Bahise bafite amafaranga. Mbo sinzi wenda nimba yafite ariko icyo nzi nuko afite akazi. Kigaragara urumva nagameze nka Valence. Naho si bijyanye n'ibintu by'uburaya ngo umenye nimba umuntu afite icyo agamije. Jonzi ngendagaho nkamukata kanira pe naramuhagariraga muganaga bishoboka giye nkundana na murumuna wawe kuko nabyo bindi nakubwiye ngo Valence akora ibi akora ibi niwe wabimbwiye kandi koko umuntu w'umuvandimwe wo kukubwira ibintu nk'ibyo ndakeka ataba kubeshye pe niwe wabimbwiye and then sinabyitaye icyo gihe kuko nyine nakundanaga na Valence gusa ugenda byibuka ko njye nawe twanashwanye mukuru ariko bidakabije. Ese undi Valence yagiye mwakatiranye byarangiye cyangwa mu twaratonganye kwa kundi utongana n'umuntu mwashwanye ariko kumva nkaho ari byarangiye nta wasabye imbabazi ntabwo byagenze gutya nta kintu na kimwe cyabaye ngiye kumva numva ngo yaragiye ntibaza haba ntibazi nimba yarapfuye cyangwa yarafunzwe cyangwa byaragenze bite. Uko Valence abona yawe bazero waramuteye agahinda kiyahura Imana yazakubarira we ngasa umukumbuye ne je n'ubusubire byiza mba numva mukumbuye pe ariko nakibuka ko n'undi ajya kubura yabuze twarashwanye. Okay nabamve guheranwa rero n'ibyarangiye gusa nyine bigeze mu rukundo nta muntu ujya ugira undi nama ku rukundo rurigenga so ntabwo nakubwira ngo ukunda mukuru we ngo ukunda murumuna we Valence nyine oya aho ngaho nyine wowe nk'umuntu mukuru utekereze nyine wumve n'icyo wakora. Sinzi byancanze kuri njye byancanze
sinzi n'icyo gukora, sinzi icyo navuga, sinzi uko nabigenza. Nawe umbwiye ngo utekereze uri kumwe nanjye wowe ubwawe fata igihe cyawe utekereze uri umuntu mukuru sibyo se kuko ujya no gukundana na Valence ndakeka nta nama nakugiriye nashidutse mukundana iyo no kuba wakundana na mukuru we ni igitekerezo cyawe wowe fata igihe cyawe bitekerezeho nubona koko kakwiye urukundo rwawe kundane ariko cyo nakubwira ni kimwe ufata umwanzuro watekerejeho making sure kutazicuza bitekerezeho kabiri n'ubuke kuko kuvuga ati iki kintu nkoze ni icyanyacyo nicyo nagakwiye kuba Shabene simbizi pe sinzi nimba niyo yanagaruka nimba azambwira ngo ngenda cyangwa gukunda cyangwa turacyakundana kuko ukuntu yagiye twashwanye ntawe wabigiraho impungenge reka bakubitekerezaho ku giti cye bakavuga ngo ese Valence agarutse kuko ndakomeje ko nakomezanya na mukuru we ese nareka mukuru ngasubira kuri Valence ibyo ni ibintu byawe nyine ni umukoro wawe ugomba kwikoresha wowe ubwawe kandi nyine ntuzicuze pe uzambabarire uko akanya tuganira utazagaruka umbwira ngo nyine ngo noneho byanshanze ngo Valence yagarutse ngo ibicyo ya winjiremo winjiyemo cyangwa uvemo uvuyemo Neze ufashe umuseguro anteye Gahinda ku mwana wanjye ntazi uwuhese uhe mwana Valence ariko Semero cyatekereza Valence ese yabaye yaragushimisha urabura gufata icyemezo umuntu mukuru utangiye kuza nanjye sugiye gutangira kunyataka nkuko mwatakaga ntabwo byashoboka ngeze turapfi ibintu bya Valence wabiretse aho mbabarira turiye ngomba nk'umubyeyi tangiye no kurira se kandi hari abamama benshi batunze abana babo batagira akazi kandi bakabakuza kurera kuriye nakubwira umubyeyi gita hasi yayo imana arikungana mvamere mama tiembo haje nyinumva turi kumvikana ariko nta kibazo ngiye nyumva ntabwo uri kunyumva se wajya kuvuga ngo ntiwajya kubwira Valence ati Diego wirengera ntabwo wafite nushaka wongera nkubite umusego waribyaye sibyo amahane yawe urabizi ko ari kopi yanjye ibintu bya Valence byihorera Valence ni umwana ku buryo bamushimuta Valence uko muzi ninde wamujyana mama gukunda aho yagiye se ntahazi ndabise kugira amagambo bagukomeretsa yakubwiye ngo iki ibuka cyagiye umubwira ngo ashake uburyo ajya muri karakazi yagusubije ngo iki ngo Imana izamucira inzira ntago ashaka kujya mu biriya bintu ubwo rero wowe ibintu urimo gutekereza ngo azagaruka reka tuganire amafaranga n'imitungo bitumye umva ko umuvandimwe ntakintu ayahe mafaranga se kuko ubu ngiye noneho ntago rero kuvanga amafaranga sibyo nakoze neza nayagusubiza sibyo ni ikirumba ko cyari ikirumba cyane cyaba ariko nta kibazo azagaruka nese ni igicucu se kuba atari afite akazi ntabwo bivuze ko ari ikigo yazagaruka Valence mwihorere wigumya kumutekereza ubama nk'igiterane kimwe sikora unteye ubwoba kumbi ni Valence urimo kukuriza gutyo tega makujya ndi kuvuga ubama nk'igiterane kimwe akaba seminari y'abantu benshi iyo bamama benshi ababwira uburyo kutumva umwana wabyaye ari ikintu ntabwo ngira mwereka urukundo rw'umubyeyi ariko ndi kwicuza wakoze iki se ibyo wakoze ntubizi watanze uburere kuba yaravuye mu rugo nibwo bugabo nanone nanjye kuba nkiri aha ngaha nanjye ubu ntangiye kubyicuza ahubwo yakoze ikintu cyiza cyo kuva aha ngaha akagenda kuko nanjye yarambangamiye abasore babiri mu rugo ntabwo byari ibintu byoroshye ntabwo oya wintunga intoki mama hoya winyubahuka sibyo nanjye ndi umuntu wiyubashye warambyaye ariko ntabwo byari bikwiye ko abasore babiri kwa mama wabo ubu ahubwo ni uko utarimo kumva neza ngufitiye agahunda keza niko nakita na gahunda kuko nkuko kera wajya gubimbwira yanseko yawe tingwe no nkubwire gahunda kubi munsi ndakumva wongeye kuvuga amagambo ameze gutya hejuru y'umwana wanjye nta kibazo ariko guhereza isaha mfite uburenganzira ceceka ntabwo naceceka ahubwo wowe ibya Valence byihorera
shaka uburyo ushaka undi mwanya tuganire. Bimeze bite se ko wicariye aho ngaho? Ntubugira nicare nze ngufashe kwicara mu gikoni se. Sego waje ngaho kuri wifi ntago nakugurira na internet. Ako wayigura nako ngura umukire ngo ufite amafaranga. Umuntu ufite akazi waje kugutira. Uranyibukije. Ugiye? Ngiye kureba abafite banje tubira aho ngaho. Icara. Asubundi reka nkubaza. Amafaranga usigaye ufite uri mu kuyakura? Shana nta birenze mbese kubise ko nta kazi mfite ndagenda. Nyine nta kazi ufite ni impamvu birenze wimbwira ngo ntago birenze. Amafaranga usigaye ufite usigaye yakura? Mani wibikomeza ngenda nkera n'abashuti banjye tukiganirira ugutegeye moto gutyo nkakubita umufuka tu. Abashuti bawe. Reka nkubwire sibyo? Ashaka guhera uyu munsi ko ibintu byo gusohoka winjira usohoka saa moya winjira saa moya z'ijoro biri burangire. Ku buryo sinzajya nguma mu rugo gusa nkicara mu rugo gusa. Ahubwo si no guma mu rugo gusa no kujya ku muhanda ngomba kujya menya ikintu ugiye kwafata. Byanaba ngombwa nkajya kukifatira. Biremereza rwose nta hantu mba ngiye nta bintu birenze no kugenda nkigana n'abashuti banjye gusa nkigarukira nta bindi rwose mba ngiyemo. Umva mubwire sibyo? Ibyo by'abashuti bawe mu rugo se dufite inzu ntoya ku buryo batakwirwamo. Dufite si igipangu gitoya ku buryo banabaye benshi mu nzu utabasohora ngo bajye hanze. Ariko ntago bose bajya bahora baza mu rugo. None se ubwo urumva bajya baza. Wese ko uhora iwabo. Ko wese akaguru gutya gusa buri munsi. Ko uhora iwabo. Ntabwo nanjye ari ahantu hamwe njya. Ntago ari ahantu hamwe njya. Noneho ukora mu kigo wenda se kivuga butumwa. Uyu munsi baba bagutumye hano ejo bagutumye hano. Oya ni kwa kundi nyine uyu munsi nsura umushuti umwe ejo nkasura undi gutyo. Bize umushuti umwe ejo nkasura ubundi. Aho urumva ufite ubwenge buzima. Akujya menya ko nakuze. Imyaka 18 narayirengeje mfite n'indangamuntu nta kintu naba rwose ndagenda nkagaruka amahoro. Wari wamuna se ngaruka hari ikintu nabaye. Singaruka ameze neza. Ubwenge ufite rero bukeya. Nubwo uko wafashe irangamuntu utekereza ko wakuze. Ariko nawe mveteza gutyo ntago nciriritse kuri urwo rwego. Njyewe ndagenda nkigarura nta kibazo na kimwe ndagira mu nzi. Uyu mukobwa hano hepfo ntiyatangiye nkawe. Baserera bagaserera tugahurura niwe muntu wahururaga mbere. Iriya sinda yegetse. None ufite ko nanjye bazayintera se. Ayanjye ntago nciriritse. Sister reka nkubwire kandi twumvikane guhera uyu munsi. Ukwiye kujya ugenda ari uko wasabye uruhushya mugenda hari uhamagare mu rugo. Ubabwire kugiye ubabwire naho bizahura nkubwize ukuri bro nubwo uri musaza wanjye mukuru ndakubanka musaza wanjye mukuru ariko ibyo kwicaza mu rugo ntago bizashoboka mubwize ukuri ntago bizava mu nge nishoye mu rugo umunsi wose yego man ibaze rero nahicaye ntago bishoboka ku myaka yanjye nishoye umunsi wose ntago byavamo nkubwize ukuri ntago byashoboka ntago nakirirwa nicaye mu rugo kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere nicaye mu rugo ntago byashoboka ngaho nkubiturushye ntahe rero ubaye mukuru nyine wabyimbye warakuze ntago nari gukubita nyine mu musaza wanjye mukuru ndakubaha ariko ntago wavuga ngo uzanzirikira mu rugo buri munsi ego ko mana gutese ntago byashoboka pe ntago byashoboka ibyo navuze ntago ndi bubisubiremo bitari ibyo reka singira ikintu nkubwira nabyumvisha ariko ntago byavamo ntago warumbwiye ngo ugiye nicara mu rugo warumbwiye ugiye ngiye nyine kubona n'amashuti banje tukiganirira hehe Nyamirambo none hanga nkivuga ubona uko wazamutse niba ukatira iburyo niba ari bumoso ubona urenga ujya mu rugo subira mu rugo se yego ko man ndabubwiye ngo ngubone urenga ujya mu rugo pe nabiteguye namaze no kubabwira ko ngiye kuza ntago nshobora gusubira mu rugo byo ntago byashoboka simvugane nawe byinshi subira mu rugo aya masaha nawe kuri inshuro noneho nkurushya noneho rwanyuma ase uruzi ko manuka se aho zikumaze kwigira nyine nkaho uri umu manuka ujye mu rugo manuka ujye mu rugo kandi reka nkubwire ese gute nazajya nirwa nicaye mu rugo kuva ku munsi wa mbere kugeza ku wundi wa mbere ntago byazava mu ngiye ntago nazabyenda okay genda witotomba ariko usubire mu rugo sinkeneye kuzongera n'umunsi umwe na bya bindi wigiraga nkongiye ahongiya nabyo bigiye guhagarara nta soni
nyine ibyo byose abantu barimo bibaza ntabwo ngiye nabitindaho cyane sibyo ngiye nkumbuye umuvandimwe tu ariko rero ngiye nakomeje gukurikirana nyine ibintu byatumye agenda na n'ubu ngubu ndacyabyibazaho ndakomeje kwibaza kuri uriya mukobwa bakundanaga mani simbise ibyo bihuriye no kugenda ko we ntabwo uri kubyumva ngewe nateje abasema uriya mukobwa nibwo yarakimukatira sibyo yari amwanze nyine byaba byarangiye ntekereza ko wenda Valence ashobora kuba yaragiye kubera guhunga igisibo kuko abantu muri karitsiye bose baramenye ko wiseka mani ibintu ubu Valence n'umwana wo gunga kubera ko umukobwa ko yagiye iryo joro baraye bashwanye ngiye nacyo kintu ndi kugitekerezaho Valence yagiye kubera inkeke mwamuhozagaho mama wawe ngaho najye mu kazi ngo iminsi ngahe ngo umwana ngo arengeje imyaka 20 ningahe ngo ajye mu kazi ko wari ufite akazi mama wawe afite akazi ubuzima nta bantu zibamaze n'imyaka irenga 5 babibera mu rugo barabuza akazi ibyo bikaba byatuma kandi umuntu agira amahitamo yiwerega niba ukunda ku mwarimu uko mwabimuforosaga njyewe nkaba nikundira ubucuruzi nawe yarabikundaga kuki mutafasha mu mushingira iduka akore nese ibyo bikaba byatuma umuntu ahunga amana ni ahunza amastress yanyu ni shama abo wowe na Valence mwaganira gasimbizi wowe ese ubundi mu byukuri wenda ni nkireja reka tubivuge nkaho wenda yaba yaragiye tutazi nawe yagiye tu ni nkireja jambo yasize kubwira yanyu mbikubazemo gutyo kuko nge ikintu nkubwiye cyo nawe gitekerezeho man uriya mukobwa yamukundaga sibyo ntiwayibonaga mwaramubajije se uriya mukobwa nyine icyo nicyo nshaka ko dukurikirana rero tumenye ukuri aho ni sawa yaramukundaga bya danje noneho sinzi ikintu bapfuye barashwana umujinya Valence yagize umujinya yinjiranye mu rugo ndahamya ntashidikanya ko uriya mujinya rero watumye ahunga nyine ndabizi neza ko ahantu Valence ari ni muzima ahubwo ikibazo mfite kandi ikindi wowe ukomeza uvuga ngo uriya mukobwa Valence naza ndabizi ko bashobora kwiyunga ko barakundanaga wenda sinzi ikintu bapfuye ariko wasanga ari nk'ibyo abantu bakundana azaza bakongera bakiyunga ahubwo se umunsi yaje n'amakuru ngo ufiteho ariko keretse niba ibintu ngewe nabwiwe atari byo ko sindakwifatira bakubwiye ngo iki urabizi ibyo bambwiye gusa nyine wenda nanjye ntacyo naguhisha sibyo nuna inshuti y'umuvandimwe wanjye ntari biryawe tu none bimeze bite uriya mukobwa mwana nye ukurikije ukuntu umubona sibyo nanjye ntago ndishyashya nyine wowe wibiseka mani ibintu biri seri agiye kuvuga ukuntu kinameze neza nge navuze ati na petit frère burya ntabwo yarya wenyine mani umukobwa ameze neza oya ngewe narimo nshaka ifoto yo kujyanye kwereka oya byibuze reba no mabuno man oya reba nyashi uranyereka iki se sinyasi nese de gute ahubwo ngereka nkubereka nkubaze man ni gute uriya mujama man ngo ni ubu already wamaze Valence ibintu bye byose ngewe nabikurikiranye reba ko nakagakobwa Benita katangiye kugenda kamwiyumva ahubwo rero mfite ikibazo ko ari ushobora kuba warariyicisha umuvandimwe ni gute umuvandimwe abura ukata icyizere nta n'imyaka ingahe irashira umwaka sibwo ugiye gushira ariko ibaze already ngwise ugenda utangiye ibyo umuvandimwe reka tubyihore umukobwa bateretanaga ntabwo ari ubwo se naza muzakirana nese nge sindi umugabo nyine ubundi nge n'iki kibazo mfite ubwo umuvandimwe umunsi azagaruka mani muzakiranuka ariko ibaze intambara y'abavandimwe ngo muri kurwana mupfa umukobwa ngo mwana ahubwo wowe nta makuru ufite cya kijama mwana petit frère ni fake bro kiri kwirangaraho ku mwana mwiza nk'uriya ahubwo no agashya ngiye kumukorera sibyo kugira reko njye ndi na seriye mani cyazanye ubugoryi nta mafaranga gifite tukiwe kujya gukora amafaranga kikabyanga none mfite ikofi yanjye sibyo ngiye kwishora ura mu bebe nitudakora igikwe nitudakora igikwe uzamenye ko ngiye ntari umuntu w'umugabo aho mu bebe ngiye kumurongora mwana biri seriye kandi wibiseka ura mwana ni mwiza mwana nta hantu yanshikira nubundi ni umuryango umwe yaba ashatsemo nta kibazo ese yajyaye nyirabukwe ntahindutse umva bro Valence ni inshuti yanjye ameze nk'umuvandimwe ibyo bintu uri gufatamo imyanzuro nizere ko ugomba kubisubiraho nyine ukabyiga byuzuye ahubwo nkibonye kuko intambara zanyu nge ntago turi kumwe kabisa ibyo ndi gutekereza ni ububwa shaka undi mukobwa ufite amafaranga ureka azaze bashaka ukuntu bigenda bongere biyunge cya Valence nkibonye nanagitumira kigatangira gushaka ikoti ahubwo wowe man umva nyine diro nyine nshaka ko dukina diro ngiye kuguha sibyo wowe ibintu ngiye ko
nyine buretse Deal wumve zawe ntabwo niba ari iza isi mani ntabwo ari diro mbi ni diro nziza mwana kandi nawe yakugirira akamaro sibyo Sha, okay niba itari nyine muri uva isi ukuntu gahunda zimeze wowe mva mwereka tugiye kubigenza sibyo njye n'ubundi isimbi turimo kubyaranja wereba ukuntu wataka kariya kana ka Benita ubundi tubere famiye nziza sibyo iyo niyo diro tu nta n'ikindi ataka ka Benita